ngo turirimbye umwana w'umukobwa wari urimo mwana nyine w'agakumi yamagira ariko tubona ko ageririya mu nyenyeri ikubita hasi atangira gusaza imigeri urufuzi ruraza mu kanwa atangira avuga abadayimoni batangira kumuvugiramo ngo ni njyewe ngo sinzi ibintu ariko yavuzemo urugege n'ibindi bintu ntumva ariko ico kintu yarakivuze noneho abagabo twari kumwe baratubwira bati uyu nguyu buriya niwe batanze inguru ni ndende ico nshimira Imana nuko umuryango wabohotse basomye hariya mu gitabo cyo kubara havuze ngo muje mwitondera amategeko yanje ngo ntukabangurira itungo ryawe iryo bidahuje ubwoko ibyo bishatse kuvuga ngo ntukifatanye n'abatizukuru umurimo nkora ndi umupasiteri ndi umurevera pasiteri nejejwe no kubana namwe hano shimira Imana yanyoboye ikangeza hano Amahoro kuva Masaka no kugera hano n'urugendo rurerure tunyura mu mihanda no mu byuma n'ibindi byinshi bishobora kuba byatugiraho ingaruka zitari nziza ariko Imana iba yabikoze ndasaba ko mumfasha tukayiha amashyi yego kigira kabiri ndashimira itorero by'umwihariko itsinda ry'abapapa ko bantekereje bakumva ko ari byiza ko tugomba kubana uyu munsi ntabwo nateguye amasomo agendanye n'abagabo kuko nayo ndayagira kandi njya nigisha ariko uwo twavuganye ntabwo yambaye topic yari cyangwa insanganyamatsiko runaka numvise ko Mwuka Wera yanshize mu mutima kuganira ibyo ndimo nganira tugiye kuvugaho rero ndabashimira cyane ndetse n'ubuyobozi bw'itorero muri rusange kuba mwaradutekereje Imana yo mu ijuru ibaha umugisha aba mama baraha mu mpera abagabo amashyi kabisa Imana ibaha umugisha cyane ndashimira nanone ikaze yanyu mukomeza kunyegereza nk'umushyitsi ariko kandi utari umushyitsi cyane ndi umushyitsi hano muri pefa ariko ntabwo ndi umushyitsi mu rusengero ariko mu muco w'itorero iyo mugeze ahantu mu buryo bwa protokolo n'amadenomination atandukanye tugomba kwakirana na Bibiliya ibigarukaho kavuga ngo timukareke gucumbikira abashitsi kuko bamwe ngo bacumbikiye abashitsi ngo baza gusanga bacumbikiye abamarayika batabizi Imana ntimuzayibona igenda n'amaguru ntabwo bikunze kubaho cyane ariko irasa namwe mwese nk'abakozi bayo tuvuge amen Imana rero yaguteye iteka ukabasha kubona umwanya ugahagarara imbere y'abantu uriya uwiserukiye byo ngiye kuvuga rero si ibyanjye ni ubutumwa nahawe n'Imana kuko twabivuze mu gitondo turaganira ku magambo avuga ku nsanganyamatsiko ivuga ngo kwezwa nico dushaka kuvugaho iyo ni nka challenge ni ikintu kiduhinyuza kuko rimwe na rimwe cyangwa se kenshi tugira intege nke k'abantu na Bibiliya igibigaruka ikavuga ngo muri twe habamwe abantu babiri umwe ajya kunda uwundi akagoma Pawulo abivuga we neza aravuga ngo ninde wankiza uyu mubiri utera urupfu ngo mbashaka gukora neza ariko ikibi kikaza kikanje imbere igice cya 8 ho aravuga ngo Imana yo mu ijuru nikwiye gushimwa
kuko yaduhaye umwuka wayo akatubatura mu bubata bw'itegeko n'icyaha n'urupfu. Asifiwe Bwana Yesu. Kwezwa ni imwe mu nsanganyamatsiko ikomeye cyane cyangwa se igize Bibiliya. Murabizi mu mateka ya Bibiliya, ndaza gusoma ibyanditswe, itwereka ko umuntu yaguye mu cyaha atandukana n'Imana. Imana yongera kuza kumushaka hariya muri Edeni, ngo iramuhamagara isanga yahunze. Ariko kuko ari Imana igira urukundo iramushaka. Bwira mugenzi wawe ngo Imana izidushaka niyo twageye hirya. Iramuhamagara, irongera iramuhamagara. Adamu ngo aritaba. Imana iramubwira ngo ese uri hehe? Adamu ngo aravuga ngo numvisha imirindi yawe ndahunga. Wabitewe n'iki guhunga? Ngo nuko nari nambaye ubusa. Byagenze gute? Amakuru ni maremare. Imana ngo iza gufata umwenda irabambika, kuko bari bambaye ubusa. Bibiliya zivuga ngo yafashe uruhu rw'itungo irabambika. Ibyo ngibyo byari ishusho igaragaza ko igihe kizagera Imana igacungura umwana w'umuntu, hatanzwe igitambo cya Kristo wahindutse umuntu, Imana ikongera ikegerana n'umuntu neza. Iki gitambo rero kirasobanura kwezwa, holiness, sanctification. Ntibishoboka ko umuntu ashobora kwegera Imana atejejwe, kuko muri kamere yayo ni Imana yera. Hano hanze hari ibyitwa Imana byinshi kandi abantu bashobora gusenga, ariko iyi yacu yo mu ijuru, Imana ya Ibrahimu, ya Isaka na Yakobo, yo igira umwihariko wayo kuko ni Imana yera. Tuyizamurire icyubahiro. Haleluya. Ni Imana yera, niho itandukanira n'ibindi byose byitwa Imana. Kugira rero ngo tubane nayo, twegerane nayo, dukorane nayo, nuko twezwa. Kandi uko kwezwa yarabyoroheje. Yarebye gukiranuka k'umwana w'umuntu ibona ntaho gushingiye, kuko yaragerageje arahanyanyaza birananirana. Ariko muri Kristo habonekamo umuntu wuzuye, arera, akora nk'iby'Imana ishaka, ngo arangize. Bibiliya ikavuga ngo uwo niwe mutambyi mukuru, uje duhagararira imbere y'Imana, agahora anadusabira ngo yicaye iburyo bw'intebe y'Imana. Icyo dusabwa ni ukwera, ariko biciye muri we tukamwizera, tukagaragaza intege nke zacu. Tuvuge amina. Tuvuge amina. Ibi kandi bifite inyungu kuri twe, kubera ko mu gihe twejejwe twegera Imana, duhabwa imbaraga, twinjira mu masezerano n'ibyasezeranijwe, turarindwa, tuba abantu bakomeye batandukanye na rubanda rundi. Reka dusome ibyanditswe. Dusome Abaheburayo harya twasomye mu gitondo, igice cya 12 umurongo wa 14. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 17 umurongo wa 14. 12 14 haravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Dusubiremo. Mugire umwete
wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Reka twongere dusome urwandiko rwandikiwe Abatesalonike rwa 2, turareba igice cyaho cya 5 umurongo wa 24. Abatesalonike ba mbere ibice 5 umurongo waho wa 23 ariyo turebaho cyane, niyo dushaka kuvugaho. Imana y'amahoro ibeze rwose, hariho akarongo, kandi mwebwe ubwanyu n'ubugingo bwanyu bwose n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Mwakira ijambo ry'Imana. Nubwo wenda ndaje muri komantere zindi, ubwo nubwo butumwa mfite n'ukwezwa. Reka tube nkabinjiraho gatoya, ariko mbere reka turebe mu Balewi, igitabo cy'Abalewi. Abalewi igice cya 19 umurongo wa 19. 19 harundi wahageza hasome, ariko nahageze reka nsome. Mujye mwitondera amategeko yanjye, ntukabangurire amatungo yawe ayo bidahuje ubwoko, ntuzabiwe mu murima wawe imbuto z'amahara kubiri, ntukambare umwambaro waboheshejwe ubudodo bw'amahara kubiri. Bangufatana inanga bukeya, dufite umwanya mutoya, nkunda kuririmba cyane, ariko kubera igihe ntago turi bubikore kubera ko zamuka bwe. Turabasirikare benshi twogejwe mu maraso, umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobo, kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu, dushire mbere dushimiriho, kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu, dukomeze dushire imbere dushimirihoraho. Bankubwira gutya tuzamura Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya, Bwana asifiwe. Sitafa moyo, ninajua yeye aliniita mwaminifu, kazi aliyoanza maishani mwangu sitafa moyo, yeye aliniita mwaminifu, kazi aliyoanza
ibiganza dukomere Yesu mu mashi. Yego. Haleluya. Haleluya. Amen. Reka mbe nkuganira amagambo y'Imana. Ikibazo ngiriyo ndirimbye nzanumva ntoceceka. Imana yampamagaye ndi umuririmbyi mfite imyaka 13. Kora umurimo w'Imana nagiye mu gipastor Imana inguye muri korali. Muze mwitwara neza aho haba promotion. Komera Yesu mu mashi. Haleluya. Haleluya. Tugiye kuganira kuri aya magambo, ijambo rivuga ngo kwezwa. Uyu mwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa. Kuko utejejwe, wumva ico kintu, kuko nuramuka utejejwe ntushobora kureba umwami Imana. Ahangaha birasa ngaho biri muri future, ngaho ari ngo mu gihe kizaza, ariko n'uyu munsi ko biravuga. Kuko utejejwe uyu munsi wa none muri ubu buzima bwacu ntibishoboka, ntashobora kureba Imana. Mugire umwete wo kubana n'abagabo banyamahoro. Sema amina. Mugire umwete wo kubana n'abagore amahoro. Mugire umwete wo kubana nabo mukorana mu kazi amahoro. Mugire umwete wo kubana n'ababyeyi amahoro. Mugire umwete wo kubana n'abaturanyi amahoro. Mugire umwete. Sema amina. Amen. Umwete. Ntabwo ari ibintu ukora gusa, shiramo umwete. Shiramo umwete. Hirya haravuze ngo nuwo kwezwa. Utejejwe ntabwo azareba umwami Imana. Imana ntabwo ikora evaluation y'ibyo dukora cyangwa se dusuzuma ishingiye ku mirimo myinshi twakoze. Ushobora kuririmba cyane, ushobora gusenga cyane, ushobora kwitanga cyane, ushobora gukora ibindi bintu bitandukanye cyane, ariko nimba utejejwe ibyo byose Imana izishiramwe akantu kavuga ngo towa. Umva ukuntu bino bintu bikomeye. Nababwiye ngo imbaraga zituma twezwa ziri mu ijuru aho Yesu ari. Icyo bidusaba no kugaragaza intege nke zacu. Ntabwo Imana ituzi nk'abakiranutsi, ntabwo ituzi nk'abantu tutagira intege nke, ariko uzayanga ko tugira amacubwa. Adamu navuze yahagaze imbere y'Imana aravuga ngo ndi hano ngo kandi nambaye ubusa. Imana irakuzi, washiramo housing, wagenda nijoro, wabikora ku mugaragaro, wakwita gute? Sema amina. Asifiwe Bwana Yesu. Irabisobanukiwe, irabireba. Wakwezwa kuko utejejwe. Iri jambo niryo Mwuka Wera yambaye. Utejejwe ntashobora kureba umwami Imana. Twabivuzeho mu gitondo kuko twezwa mu bice bitatu.
ukwezwa kwa mbere ni mu gihe twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Ico gihe Imana iba yaradusobanuye ikadukura muri rubanda rwose. Ni naho izina ry'itorero rikomoka. Bibiliya zivuga ngo itorero ni ecclesia, bivuga ngo nabahamagawe bagatoranywa bagashirwa ku ruhande kugira ngo bitandukanye n'abiki gihe biyobagiza. N'abiki gihe Imana yaravanguye. Iyo witavye umuhamagaro ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ni ukuvuga ngo ubuhinduye famille, ubuhinduye position, ubuhinduye icicaro, ubuhinduye icerekezo. Ibikora kubwo kwera kwayo. Iyo wamyemereye rero ibikwejeje aho, ibyo biba byakunze. Uko ni ukwa mbere. Ikibazo kibaho abantu benshi ni abaforodere mu nzu y'Imana. Ntazamenya nimba yarakijijwe cyangwa adakijijwe. Baba mu kigare. Mu ijuru ntihazaja abantu baba mu kigare. Ndabibarahiye. Nta uzarikandagiramo aba mu kigare. Kuko Imana iraguhamagara mu izina ryawe ukabyumva ukabimenya. Ubimenya gute? Ijambo ry'ubutumwa bwiza rigera mu mutima wawe, rikagira ico rikora. Ukagira ibyo ureka, ukagira ibyo unena, ukagira ibyo uvaho. Timugehe mundeba, nimushake mureke. Tuzamurira Imana icubahiro. Haleluya! Mu nyigisho bivuga ko hari igitabo nasomye kiravuga ngo umuntu ngo iyo yakiriye Yesu akinjira mu mutima we mu bugingo bwe ngo azasana kurya n'umudamu ngo wasamye inda. Kuko haba hagiye mu yindi mbuto mu nda ye hari ibindi azahugwa. Kandi iyo hajemo guhugwa etape ya kabiri azagira iseseme, hari ibindi azaruka. Ibyo waretse ni ibihe? Iyo mbuto yinjiye mu bugingo bwawe urayigira. Icambere ahugwa ni ikigare cy'abatajanye nawe mu myumvire. Ni amagambo yose y'urukoza soni, ni ibintu bidakwiriye, ni imirimo yose ya kamere. Nubwo idapfa ngo irangire ariko aragerageza. Kandi iyo wateye indambwe imwe Imana yo itera 99 ija kugufata ukuboko ngo igukomeze. Zamurira Imana icubahiro. Haleluya! Asifiwe Bwana Yesu. Iyo wateye iyo ntambwe uzubimenya, abo mu bana bakabimenya, ababyeyi bakabimenya, urungano rukabimenya, bakamenya ngo runaka hari imbuto yageze mu mutima we. Umuriri ubuntu bwe uri mu mutima wanje, agakiza ke muri nje ninkumuraba mu mazi. Umutima uraririmba yuko nabohowe rwose, negereye umwami Yesu ndirimba n'umunezero. Huza ibiganza dukomere Yesu mu mashi. Haleluya! Asifiwe Bwana Yesu. Hari umusaza umwe bigeze gutanga ubuhamya aravuga ngo igihe yumvaga mwuka wera yageze mu mutima we ngo yari yarahuzwe igitanda, akajarara hasi, igitanda kiri aho gishashe, ariko yagira ngo yurire bikanga. Akumva umwana uri mu nda, imbaraga z'umwuka zimukoreramo, ikintu cinjiye mu mutima ko kiramubwira ngo banzugumaho. Uko nukwezwa kwa mbere, step number 1. Kwezwa kwa kabiri, iyo umaze guhagararaho utera intambwe ikurikiyeho yo gukomeza kwezwa buri munsi.
iyo ni imirimo ikorwa na Mwuka Wera dusatira gusa na Kristo. Ukwa gatatu n'ukwezwa tugeze mu ijuru tubonye Yesu kwasa. Zamubona umwami wanjye urebeshe amaso yanjye zimingoma y'amahoro kuko ariyo twarazwa bera. uzi ibiganza tuvuge Yesu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Tuzasa na Yesu. Umunsi umwe tuzezwa duse nawe. Twabivuze mu gitondo Petero yigeze kugira cyarabirunguruka bukeya. Ba Ibrahimu babonye ngo umudugudu ngo wubatswe ku rufatiro ngo Imana yubatse ikawurema. Ngo yamavuga ngo kubera uri ya mudugudu nabonye ngo ngomba kuba mu mahema hamwe na Yakobo na Isaka. Abura hantu yubaka kandi Imana yamuhaye igihugu cyose. Burya hari ibintu biruta ibindi. Impamvu ubona twirirwa tunigana hano ngo ibibanza ngo yanjanye intambwe imwe yanje ngo yarenze urubibi nuko ndahandi tuzi ntaho turabona. Tuzamurira Imana icubahiro. Haleluya. Ibrahimu yumva ko ari ngombwa iby'isi arabirambirwa arabihakana. Yarabonye ngo umudugudu. Hari igihe tuzasa na Yesu tumaze kwezwa neza dutunganye tumeze nkawe. Reka rero tube nk'abavuga bukeya kuri uku kwezwa. Icyo twita sanctification pratique cyangwa se kwezwa kwa minsi yose. Ibyo tugomba gukora tukabibamo tukezwa. Bibiliya hariya twasomye mu Bakolosayi haravuga ngo Imana y'amahoro ngo ibeze rwose mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo bwanyu n'umubiri wanyu ngo birarindwe bitazabonekaho umugayo kuri wa munsi. Imana izishaka ko umwuka wawe wera cyane kubera ibintu bitatu bikurikira. Ijambo rya mbere, Imana muri wewe niho yicaye niho ituye. Ijambo rya kabiri, niho umwuka wera w'Imana dukorana nawe ari w'Imana muri twe n'ubundi niho akorera. Twavuze mu gitondo turavuga ngo Mwuka wera ni uzutuyobora akatwereka inzira y'ibyo tugomba gukora kugira ngo dukorere Imana neza. Iyo waririmbye nta Mwuka wera, Mwuka wera aza kunyomoza. Wasenga Mwuka wera atabyemeye akakunyomoza. Alo? Alo? Pigia Bwana makofi kwanza. Kandi iyo yabyemeye, iyo arimo abyemeza arabyemeza mukemezanya. Kandi iyo mwemezanije ni imbaraga bigirana impact ku bandi. Icyo nico Yesu ashaka. Twavuze ngo turi abashyitsi. Ibyo dukora byose ntabwo tubizi ntitwabinoza kuko Mwuka wera niwe mukuru. Iyo uri umushitsi mu kintu cyangwa ahantu abasangwa nibo bakuyobora. Mu by'Imana ntabwo dushobora kubikora ngo tubinoze as long as Mwuka wera adahagararanye natwe ngo atubwire ngo nyura aha hagarara aha kora ibi. Pigia Bwana makofi kabisa. Gatatu, iyo turamye Imana, Imana izishaka ko tuyiramye mu mwuka no mu kuri. Mu mwuka no mu kuri. Ibi bizashoboka twagerageje gukora isuku tukawurinda ibishobora kuwangiza no kuwanduza. Twasomye hariya mu gitabo cyo Kubara
havuze ngo muje mwitondera amategeko yanje, ngo ntukabangurire itungo ryawe iryo bidahuje ubwoko. Ibyo bishatse kuvuga ngo ntukifatanye n'abatizera mudahwanye. Semeni amina. Ntukifatanye n'abantu batizera mudahwanye. Umwana w'Imana ugomba kumenya abo mugendana, ukamenya aho usohokera, ukamenya abo ugira inshuti, ukamenya abo mubana, kuko barahari. Abana b'Imana ni benshi. Iyo bitabaye gutyo ngo nugufata itungo ridahuje n'irindi ubwoko ngo ukabivanga. Hariya Pawulo yaranditse aravuga ngo ese umuco n'umwijima bifitanye uwuhe mugabane? Beriyari na hari aho Bibiliya ivuga naho ngaho muri uwo murongo. Nigo Kristo nta bumwe, nta bushuti, nta busabane agirana na Beriyari. Urubyiruko rw'iki gihe, abapapa n'abamama, usanga ibintu byicanze. Yego ushobora kuba inshuti y'umuntu ariko urimo umubwiriza ubutumwa bwiza ushaka kumugarura, ariko nimba ubona yo kujyana mureke kabisa. Uko ni ukubangurira itungo iryo bidahuje ubwoko. Ayo ni amategeko Mose ya Isirayeli arababwira ngo muramenye ibyo ntimukabikore. Ko muranumva ba muracyangunze? Zamurira Imana icyubahiro. Haleluya. Arongera aravuga ngo ntukazane umurima wawe ngo ubibemo imbuto z'amaharakubiri. Ibyo bishatse kuvuga ngo kuyoboka amadini y'abasenga ibigirwamana. Amadini y'abasenga ibigirwamana. Mwene data Leo arabizi. Hari umuntu umwe twabanaga hariya, tukabana mu cyumba cy'amasengesho. Turasenga, yari afite icyifuzo Imana igira icyo imuvugaho. Ngo arangize, yari afite umugabo w'umusirikare ukomeye, yaragiye muri mission, ariko agenda asanga aho batazabahuza neza. Aravuga ati nagaruka nzanumva amakuru ko agira n'abandi b'inshoreke. None mumfashe gusenga Imana. Turasenga, dukora igitangaza. Ngo bushe ngo cyo ugira gutya, uwacu twumva ngo yagiye Kibungo, ngo yagiye gushaka indi miti. Burya Mwuka Wera azabona. Komera Yesu mu mashi cyane. Haleluya. Aritembagaza ngo aje gushaka ubundi buryo, ubundi bufasha, ikindi cyamuramira. Kuko Imana igira neza, Imana iramubona, turongera turamugarura n'ineza, aragaruka. Hari famiye imwe y'inshuti zanje batuye hara muri ziriya nce za Remera, twamenyanye baba mu Barangi. Abarangi murabazi? Murabazi? Mujya mubumva. Abo bantu bambwiye ko bajya basenga ibyo bintu. Ngo buce umunsi umwe umwana wo muri urwo rugo ararwara, umugabo twamenyanye mbere arambwira ati pastor muzaze gusenga muri uno muryango twagize ibibazo, ariko bagenzi banje bafite nk'izindi mana baza basenga. Turagenda tujana n'indi groupe y'abayumbe, tujana na synthétiseur, ngo tugere mu nzu dutangira gucuranga. Waramamaye mwami w'abami, isi yose ikuramye, urakwiye. Waramamaye, waramamaye mwami w'abami, isi yose ikuramye, urakwiye. Nuko twari ko turirimba, ngo turirimbye umwana w'umukobwa wari urimo, umwana nyine w'agakumi, yamagira ariko tubona ko ageririya mu nyenyeri ikubita hasi, atangira gusaza imigeri, urufuzi ruraza mu kanwa, atangira kuvuga.
avuga abadayimoni batangira kumuvugiramo ngo ni njyewe ngo sinzi ibintu ariko yavuze mu rugege n'ibindi bintu ntumva ariko ico kintu yarakivuze noneho abagabo twari kumwe baratubwira bati uyu nguyu buriya niwe batanze inguru ni ndende ico nshimira Imana nuko umuryango wabohotse kandi babatishwe ushobora kugira ikindi kintu wimika mu buzima bwawe ukagishira mu mwanya kikaba Imana ukakigira ikigirwamana ushobora kuba ari amashuri ushobora kuba ari akazi ushobora kuba ari amafaranga ushobora kuba ari fiance ushobora kuba ari umutware cyangwa se umudamu ni byinshi ukagishira imbere yawe ukaza ugisenga ivyo Bibiliya yavuze ngo ntago ari byo n'imbuto z'amahara kubiri uba wabibije mu murimo umwe ntago bishobora kugendana ntibyakunda gatatu aya mategeko Mose yaranditse aravuga ngo ntukambara umwenda nguriho amabara yanda cangacanze bivuga ngo ubwo byagarutse hano no ku mubiri wawe ibyo no kuvuga ngo ni imirimo yawe nibyo uvuga nibyo utekereza nibyo ukora ibikuranga acte imirimo y'ibikorwa byawe bimeze gute ugomba kumenya uko bimeze ugomba kumenya ibyo uvuga ugomba kumenya ibyo ureba ugomba kumenya abo mugendana ugomba kumenya amagambo yawe ugomba kumenya chat uko chatinga tuvuge amen semeni amina uwo ngo ni umwenda ufite amabara umwenda mu yandi magambo bisobanura imirimo ibikorwa byacu uko abantu bakureba uko abantu bakuzi uko abantu bakumenya ni gute ubuhamya bwawe nubuhe murandera amabuye se tuzamurira Imana icubahiro we haleluya sema amina we abudasiba juhora uyisenga kandi uyumvire jubana nabayo jufashe indushi tusibe na rimwe kubikorera jubana nabayo jufashe indushi tusibe na rimwe ndashosha umva ukuntu twakwezwa bwira mugenzi wawe ngumva strategy zo kugira ngo tubeho mu buzima bwejejwe umva igamba twafata reka mvuge bine sinzanye ingero z'abantu babanye n'Imana ibi mbabwira nubwo bigoye ariko birashoboka komera Yesu mu mashi haleluya ntabwo turi Imana turi abantu ariko kandi biragoye ariko birashoboka Bibiliya zitubwira umugabo bita Yosefu yabayeho mu buzima bwejejwe mu bigoranye mu ntambara z'uburyo budasanzwe ariko akomeza kuba arera ijambo rya mbere ni ugusenga ni ukwegera Imana mu masengesho ijambo rya kabiri ni ugukunda ijambo ry'Imana ukarisoma kuko niyo ndorerwamo ijambo rya gatatu ni ukwemera kugengwa n'imbaraga z'umwuka wera icyakane sema amina semeni amina minota irashize we nari ngiye gusirimba tuzamurira Imana icubahiro ko nuvishe mfashishwe haleluya Hallelujah. asifiwe Bwana Yesu Amen. intwari z'Imana ihora zirata kubwo kwizera no gukunda Imana murazi izi ntwari z'Imana
Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo kuri wa musozi Yesu ngo yazanye Eliya nako ngo Eliya yaraje ngo na Mose bahagararana na Yesu aho ngaho. Umwarimu wanigishe mu ishuri rya Bibiliya yaravuze ngo ziriya ni intwari z'Imana, ngo Imana yarizanye kwereka bariya bagabo ngo yababwire ngo dore ibihume byanje, dore bitangaza, dore bano bagabo murabazi. Uyu nguyu yahagaze mu bapagani abwira Mose aravuga turakorana, yemera kunumvira turagendana, abohora ubwoko bwanje. Komera Yesu mu mashi cyane. Haleluya. Eliya nawe yagize ishaka arahagarara mu gihe abandi bari mu bigirwamana bose, ariko wakomeza guhagarara. Eliya umuhanuzi yakoreye Imana, ageze mu magorwa Imana iramufasha. Abwiye umwami Ahabu wanze gukunda Imana, ariko iwe yaranze arayikorera. Tuvuge Yobu se, tuvuge Yobu. Ndashoje pastor. Tuvuge Yobu. N'abagabo bakiranukiye Imana barahari. Natwe nitubona ibyago n'imitego ya Satani, tubwire mu mwami Yesu. Kubw'imbabazi n'imbabaza dufitiye nta nubwo azadutererana. natwe nitubona ibyago ya Satani, nezala revayemo Tubwire mu mwami Yesu. kubw'urukundo rwe Rwinshi n'imbabazi adufitiye, nta nubwo azadutererana. uwo mugore we aramubwira Yobu ati watutse iyo mana, maze nawe ukipfira. Yobu aramubwira yavuye mu nda y'amama nzasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka. yavuye mu nda ya mama, nzasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka. yavuye mu nda ya mama, nzasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka. namwe nimubona ibyago, natwe nitubona ibyago n'imitego ya Satani, tubwire ku mwami Yesu. kubw'urukundo rwe rwinshi, imbabazi adufitiye, nta nubwo azadutererana. uwo mugore we aramubwira Yobu ati watutse iyo mana, maze nawe Ukipfira. Yobu aramubwira yavuye mu nda y'amama nzasubira mu nda y'isi, oh la 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 byose la la, byatanzwe n'Uwiteka. yavuye mu nda navuye mu nda y'amama nzasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka. yavuye mu nda ya mama, navuye mu nda y'amama nzasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka. haleluya. Haleluya. Muranemerera mpamagara abantu se? Reka mbabaze, wasubiye inyuma mu buhe buryo? Twavuze ngo burya ntawe ukiranuka. Ikibazo tugirana n'Imana ni uguhisha intege nke zacu, kandi aho niho hari iturufu ryo gukorera Imana, nuko twezwa. Ibyo dushobora gukora byose tudafite motive yo kwezwa birangana ni zero. Haleluya. Nimba umuhari ni Musa, agatuti yo kagiye biba byarangiye ni Musa, abahari ni bazi. Pastor ngwino ufate. Tuzamura Imana ishubahiro.
tuzamure haleluya Haleluya. agushiramo bituwe ngongeza vitesse bukeye Weni tubona ibyago n'imitego ya Haleluya. tubwire ku mwami Yesu ubwo urukundo rwe rwishi n'imbabazi adufitiye kandi ukazaduterera natwe nitubona ibyago n'imitego ya satani tubwire mu mwami Yesu kubw'imbabazi ze azadutererana uwo mugore we aramubwira ati watutse iyo mana maze nawe baramubwira navuye mu nda ya mama azasubira mu bahisi byose byatanzwe n'Uwiteka uye mu nda ya mama azasubira mu bahisi byose byatanzwe n'Uwiteka Imana ibaho umugisha cyane